Amahoro nshuti muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tubazana inyigisho nziza igira iti: irinde gukora kutazibukwa n'Imana. Irinde gukora kutazibukwa n'Imana. Matayo 6:2 haravuga ngo, ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye kujya neza kwawe kwiza, ngushimiye uyu mwanya uduhaye ngo tuvuge ibyanditswe byera. Nsengera imitima yose kandi nanjye kuvuga ijambo mfashe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ni umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyigisho igira iti: irinde gukora kutazibukwa n'Imana. Irinde gukora kutazibukwa n'Imana. Hano mu isi hari abantu benshi bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu isi, abo barahari. Abo ngabo bazibukwa n'iyi si kuko bakoze ibikorwa byiza by'indashyikirwa hano mu isi. Abo ngabo bazibukwa n'iyi si. Hariho n'abandi bantu bakora ibikorwa byiza bakabyitirira cyangwa se bakavuga ko babikora mu izina ry'Uwiteka Imana. Aho harimo gufasha imfubyi, gufasha abapfakazi, gusura abarwayi, abatishoboye, kubafasha n'indi mirimo yose myiza. Iyi mirimo yose ni imirimo ubundi y'abizera n'iy'abakristo bakabaye bakora hano ku isi, kuko biri mu nshingano z'itorero Imana yazisigiye, cyangwa se Yesu Kristo yasigiye itorero mbere y'uko ajya mu ijuru. Hari igitangaza muzabona umunsi abantu bazaba barakoze baravunitse hano mu isi, ariko imirimo yabo yose bikarangira ipimwe igashya, kubera ko imirimo yose y'abera Uwiteka Imana azayipimisha umuriro. Imirimo yose izashya, ntabwo umuntu azayihemberwa, kubera ko abayikoze hari ibyo batari bujuje. Icya mbere, babikoze bihimbaza. Icya kabiri, babikoze biyemera. Icya gatatu, babikoze bigaragaza cyangwa se babikoranye. Icya kane, babikoranye uburyarya. Kubera iki imirimo y'abera izashya? Babeshye ko bayikoze mu rukundo, nyamara bayikoranye ibi twavuze hejuru: ubwibone, kwiyemera ndetse n'uburyarya. Kandi ubusanzwe imirimo y'abakristo bazahemberwa mu ijuru ni imirimo bakoranye urukundo. Niyo mirimo abera bazahemberwa mu ijuru. Dore urugero rwa mbere rw'umuntu wakoze imirimo ikibukwa n'Imana. Luka 7:4-5 haranditse ngo, nabo basanze Yesu baramuhenenda bati: ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu, niwe wayitwubakiye. Uyu uvugwa ni nde? Uyu uvugwa ni umutware w'abasirikari. Yari arwaje umwe mu bamuyobora cyangwa se mu bamurinda. Arangije uyu mukuru w'abasirikari ahura na Yesu,
aramwinginga ngo Yesu Kristo, ko mfite umurwayi mu wandi nda, waje ukaza iwanjye ugakiza uyu murwayi. Mu yandi magambo, uyu musirikari yari azi neza ko Yesu Kristo afite ubutware, afite ubushobozi bwo gukora ku murwayi we, iyi ndwara arwaye igahita ikira. Mu gihe rero yarimo amwinginga ngo aze gukiza umurwayi we, abigishwa ba Yesu nibo bavuze ngo Yesu, uyu muntu rwose akwiriye kumugirira neza kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. Bivuze amagambo, uyu musirikari yari afite imirimo yakoze hano mu isi. Yaraje yubakira Abisiraheli, abubakira isinagogi. Isinagogi hari ahantu bajyaga bateranira mu materaniro yabo biga ijambo ry'Imana. Bivuze ngo iyi sinagogi, uyu mukuru w'abasirikari, umutware, niwe wari warayubakiye Abisiraheli. Rero mu gihe arimo yinginga Yesu, abigishwa baravuga ati Yesu, uyu muntu umugire neza, uyu muntu ni uwacu, uyu muntu aradukunda, naho dusengera niwe wahatwubakiye. Uyu mugabo Imana imuha umugisha kubera ko yakoreye Imana ariko ntiyabigaragaza. Amaze gukora yaragiye gusa bisanzwe, imirimo yakoze isigara ivugwa n'abo yakoreye cyangwa se n'abo yafashije gukora ibi byose. Make uyu mutware w'abasirikari ntabwo yigeze yihimbaza ngo avuge ibyo yakoze, ahubwo byavuzwe n'abo byakorewe. Mu yandi magambo, uyu mugabo ni urugero rwiza kuko ntabwo yigeze yigaragaza nguko gukorera Imana ishaka. Ubundi ni uko byakabaye bigenda, umuntu akorera Imana yigendere, ibisigaye bivugwa n'abo byakorewe, apana kuvugwa n'uwabikoze, kuko iyo ubivuze imirimo yawe iba ibaye zeru. Mu isi yakwiyuka ariko mu ijuru ntabwo uzabihembwa kuko wabishyize ku karubanda. Bibiliya ntibyemera. Turabahuguye bene data gukora muri ubu buryo, ukuva gukora Imana muri kwibeshya. Iyi mirimo ikozwe mu buryo yose ntabwo izigera ibona ingororano zayo. Cyakoze aha mu isi ho izibukwa, ariko mu ijuru izahita ishya. Reka tuvuge urugero rwa kabiri rw'abihimbaje Yesu agahita abacyaha. Umunsi umwe intumwa za Yesu 70 yazitumye kuvuga ubutumwa nk'uko bisanzwe. Zigeze mu murimo ziravuga ubutumwa, zirukana dayimoni arahunga. Noneho mu gutaha bageze imbere ya Yesu bavuga inkuru y'urugendo. Baravuga ati mwigisha, tuvuye kuvuga ubutumwa rwose, yagenze neza, twasenze biba byiza, tuvuga ubutumwa abantu barakizwa, tugeze kuri dayimoni twavuga dayimoni igahita iduhunga, igahita isohoka mu muntu ikagenda. Yesu ahita amenya ko izo ntumwa za 70 zatewe n'umwuka w'ubwibone cyangwa se wo kwihimbaza. Kandi Yesu Kristo akazi ko kwihimbaza atari byiza kubizera. Yesu nibwo yahise abahugura muri ubu buryo. Luka 10:20. Yesu yahise avuga ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ngibi ibyirato by'abizera, kugira izina mu gitabo cy'ubugingo nibyo bya mbere. Ibindi byose bizasigara aha mu isi. Nukorera Imana ukabyigenda ubyirata mu nzira, ukabivuga ahantu hose, uzamenya ko imirimo yawe izibukwa n'isi. Ingororano z'ibyakoze uzazibonera hano mu isi, ariko mu ijuru ntugire ingororano n'imwe utekereza, kuko umurimo wawe ukoze muri buryo wose uzashya. Dore ingero ebyiri z'imirimo itazibukwa. Urugero rwa mbere, ukumva abantu ngo itorero ryacu ryafashije abantu. Iyo umuntu avuze ngo itorero ryacu ryafashije abantu, nkawe nk'umukristo wicaye aho ngaho muri uru rusengero urimo urasenga,
nta kigoma make, nta kintu wumvamo. Iyo baravuze ngo itorero ryacu, bivuze ko itorero nyine kuko ni iryabo, ntabwo ari irya Yesu Kristo. Yesu Kristo itorero ni irye, kandi abaryo bose babivuga mu izina rya Yesu Kristo. Niba umuntu avuga ngo itorero ryacu, menya yuko iryo torero kuko ni iryabo, ntabwo ari irya Yesu Kristo, kuko itorero rya Yesu Kristo niwe ryakabaye ryitirirwa gusa. Iyo rero itorero atari irya Kristo, riba ari idini. Iyo itorero uvuze ngo itorero ryacu, ntuvuge ko ari irya Kristo, ubwo bivuze ko koko iryo torero uri kuvuga ko ni iryanyu, ntabwo ari iryanyu. Mu yandi magambo make, ni idini, ntabwo ari itorero. Ukumva navuze ngo twagiye gufasha abantu, tubaha ibyo kurya, tubaha imyambaro, tubaha ubutunzi, n'ibindi byose tutavuze. Iyi mirimo yose imbere y'Imana ni zero, kubera ko abayikoze barihimbaje, biyemeye, bayivuze imbere y'abantu, kandi ibi ngibi ntabwo byemera. Bivuze ngo uwabikoze wese, imirimo ye imbere y'Imana ntabwo izibukwa. Bibiliya yavuze ngo abo ngabo bamaze kubona ingororano zabo hano ku isi. Mbese bivuze ngo abo ngabo batangiye ingororano zabo, bazibonye hano ku isi, mu ijuru nta ngororano n'imwe bategereje, niko Bibiliya yavuze. Icya kabiri, ukumva baravuze twubatse hoteli n'amazu akomeye, amarogi. Ninde watumye kubaka amahoteli? Ntabwo muziberamo? Yesu yatumye itorero kuvuga ubutumwa, none mwebwe mwataye inshingano. Muzi impamvu Abisirayeli mu butayu bajyaga bubaka amahema gusa? Muzi impamvu Abisirayeli mu butayu bajyaga bubaka amahema, ntibubake amazu? Dore igisubizo: iyo umuntu ahugiye mu nyubako gusa, bituma yibagirwa ko acumbitse hano mu isi. Aho ni ku bizera. Iyo umuntu ahugiye mu nyubako gusa, bituma yibagirwa ko acumbitse hano mu isi. Munyumve neza, kubaka inzu yo kubamo ntabwo ari bibi, ariko abitwa itorero, mwebwe ntimugomba guhugira mu nyubako gusa. Abanyetorero ntabwo mugomba guhugira mu nyubako gusa. Niyo mpamvu ubutumwa butagera kuri bose, kuko muhugiye mu nyubako gusa kugira ngo mugire mu kuvuga ijambo ry'Imana abantu bakizwe. Make murahuze, kandi mutakabaye muhugira gusa mu nyubako, mwakabaye mujya kuvuga ubutumwa mukagenda. Kuko Yesu yaravuze ati nimugende, amadini nayo yaravuga ngo nimwicare. Make mwadeviye misiyo ya Yesu Kristo. Yesu yaravuze mujye kuvuga ubutumwa, abanyamadini bati nimwicare ahangaha ngo tubigishe. Kandi siko Yesu yavuze. Oya, yaravuze ngo niba umuntu amaze gukizwa, mwigisha Bibiliya, narangiza ajye kuvuga ubutumwa agende. Ntabwo Yesu yavuze ngo mwicaye. Yesu yavuze ngo mujye kuvuga ubutumwa mugende, ntabwo yavuze ngo nimwicare. Turabahuguye bakristo bene data, muri mu rugendo, nimugende kuvuga ubutumwa. Kandi wowe utaye inshingano y'ubuvugabutumwa, wari umuvugabutumwa, ugata misiyo ya Yesu, turakubwira ngo wihane, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimwihane, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Imana yemera ko tuyikorera, tukayishima, tugafasha nk'uko biri mu nshingano z'itorero. Iyi mirimo yose abera barayemereye kuyikora, abizera, abakristo, ni iyanyu. Gufasha imfubyi, abapfakazi, gusura abarwayi, n'indi yose myiza. Iyi mirimo kuyikora yose no gushima Imana mu materaniro biremewe. Ikintu Bibiliya itemera, Bibiliya ntiyemera ko tugenda tubyereka abantu ngo badushime. Bibiliya ntabwo yemera ko tugenda tubyereka abantu ngo badushime. Gusa muri iyi minsi hateye umwuka wa dayimoni.
icyo umuntu akoze cyose ahamagara itangazamakuru, za kamera, bagafata amajwi bagashyira ku mbuga zose bakerekana ibyo bakoze byose, iyi mirimo yose kubera abangaba babishyira hanze bafite impamvu. Icya mbere cyo barimo kwibona, barikakaza, ntibahugurwa, bagira ngo isi yose ibone ibyo bakoze. Imirimo yanyu, ingororano zanyu murimo mukorera muziboneye hano ku isi. Imana ntacyo izigera ibagorora. Mu gihe cyose ukora imirimo ukabigaragaza imbere y'abantu, ntubikore mu ibanga, ingororano zawe zose muzazibona hano ku isi, niko Bibiliya yavuze. Mu yandi magambo, mwarigaragaje imbere y'abantu ngo babashime, mwarigaragaje koko rwose, ariko ahubwo igitangaje mwararutanze gusa, nta kindi mwakoze. Mwarangiza ngo muri abakristo, ngo ni gukorera Imana. Yesu Kristo imirimo yakoze yose ntabwo yigeze agenda avuga ngo nakoze ibi ngibi. Musome Bibiliya mwumve ikivuga. Yesu Kristo imirimo yakoze hano mu isi, nta murimo n'umwe yigeze agenda avuga ngo nakoze ibi ngibi, ahubwo byajyaga bivugwa nawe yabikoreye, bashima Imana ko Imana ibakoreye igitangaza. Niko Bibiliya ivuga. Muri iyi minsi rero hateye umwuka w'abafarisayo wo kwiyerekana. Timoteyo 2:3-5. Gusa icyo mutazi, umuntu wese ufite icyo yakoreye mwene se imfubyi agafasha abapfakazi, agafasha abakene, agahamagara kamera, agafata amashusho ngo yerekane, nta ngororano n'imwe azabona, ahubwo ibihembo bye byose byarangiriye aho byabereye, aho nta Mana ibirimo. Bivuze ngo ingororano zawe zose uziboneye aho ngaho bikoreye mu ijuru. Nta gihembo, nta ngororano uzigera ubona y'ibyo wakoreye mu isi. Imirimo ukoze gutya yose izibukwa n'isi, ariko mu ijuru zeru. Mwirinde uyu mwuka wa gifarisayo wamaze gufata benshi mu bizera. Mwirinde uyu mwuka wa gifarisayo wamaze gufata benshi mu bizera. Reka tubagire inama, mwige gukorera Imana, mukore imirimo muzahemberwa mu ijuru. Bibaye mukore imirimo muzahemberwa mu ijuru. Nibitaba ibi ngibi, muzabona ingororano zanyu hano muri iyi si gusa. Nimukorera Imana, muyikorere mutekereza ko izabahemba mu ijuru. Mukore imirimo myiza mutigaragaza imbere y'abantu, mutabigaragaza, mubikore mu ibanga. Niba utanze ituro ufashije nk'umukristo cyangwa umukene cyangwa uwo ari we wese, wigire ubyereka, bikore uko wabiteganyije, bizavugwe n'abandi, ariko wowe nta ruhare rwawe rurimo. Nibwo uzabona ingororano z'imirimo wakoze. Mukristo utanze ituro, ufasha umukristo, ufasha undi uwo ari we wese, wigire ubyereka, bikora uko wabiteganyije, bizavugwe n'abandi, ariko wowe nta ruhare rwawe rurimo. Nibwo uzabona ingororano. Ikitonderwa, nubona abantu bafite umwuka mubi nk'uyu nguyu, ujye ubatera umugongo, ntabwo ari abizera. Timoteyo 2:2-3 haravuga ngo bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Abo ngabo gukora ibi byose bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo bose ujye ubatera umugongo. Mwene data, abameze batyo bose ujye ubatera umugongo. Mwakire ijambo ry'Imana, Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Amen.